twasomye Yohana ibice bitatu umurongo wawo wa 34 haravuga ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo kuko Imana idatanga umwuka imugeza. Bishatse kuvuga ngo Imana iyo itumye umuntu, iyo ibwiye umuntu ngo ndagutumye, iyo umuntu yakiriye impamagazi y'Imana akemera kwitumikira, Imana izimuha amagambo yayo. Ni ukuvuga ngo Imana tizaza n'amaso ngo tuyibone, tuyibonesha amaso, muhure nayo muramukanye cyangwa se tumenye ngo iri ahantu runaka tuje kuyiyamirizayo, oyaye. Ahubwo Imana izikoresha abantu kimwe na Satani nawe azakoresha abantu. Kibaho ni ugukunda umuntu utakuzi ariko ukamukunda gusa, ukaba uzi ko uwo muntu atakuzi. Nibwo urukundo Yesu yadukunze. Ni ugukunda umuntu akagukorera amakosa ariko ukanga ukamukunda. Ni ukuvuga ngo n'abareba batarakizwa Yesu arabakunda kandi arifuza ko bamwizera. Ubwo ni urukundo. Urukundo ni rwiza. Muraho neza nshuti bavandimwe dusangiye umurimo wo guhamagarwa muri Kristo Yesu. Turabashimiye aho muherereye hagiye hatandukanye. Igihe cyari giciyeho iminsi myinshi tutabonana cyangwa se tudakora ibiganiro, turabiyegereje rwose. Mwegere n'Imana mwinjire umugisha. Amazina ni Espoir Kigeli nk'uko bisanzwe. Tukaba tubiyegereje no kuri channel yacu ariyo Espoir Kigeli Official. Batarakora subscribe muzayikore kugira ngo dukomeze tubane, tuze dusangira byinshi bihanyura by'iyobokamana. Hanyuma turabiyegereje umwanya utaza kuba muremure w'ijambo ry'Imana. Hanyuma mukomeze mudukurikirane, ndabizi ko muza gufashwa. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana itubashishe, hanyuma tuze gutangira kuganira ijambo ry'Imana. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo, Mana yacu nziza, Mana ikomeye, Mana igira neza, mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje. Ushimwe kubw'imirimo ikomeye cyane udahema kudukorera. Mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu, ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe, ubw'ubuntu bwawe. Wowe uturinda amanywa nijoro, utugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Icyubahiro ni icyawe. Aya masaha tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rigari rirakomeye. Turasaba kugira ngo uzubane natwe, tubashishe, udushoboze, tuganire ubushake bwawe, maze icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Urakoze Data. Reka ubane n'abavandimwe baza kubikurikirana. Buri wese ukomeze umwagure kandi umufashe mu bihagararemo. Umuhamagaro umukomeze. Twese dukomeze tubone ukuboko kwawe no kugira neza kwawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo tugusabye tubyizeye. Amen. Hanyuma reka tuganire. Tubanje gushima Imana. Dushima Imana ko turi bazima, kandi namwe iyo muri turizera ko muri bazima. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yohana ubutumwa bwiza, turasoma ibice byaho bitatu. Tugere ku murongo waho wa 34. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo kuko Imana idatanga umwuka imugeza. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho,
ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Amen. Aya ni amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana n'itabasha kubesha. Niyo mpamvu tuvuga ngo aya ni amagambo y'Imana, nubwo yanditswe akavugwa n'abantu, ariko ni abantu buzuye umwuka w'Imana bavuga ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu ari amagambo y'Imana. Niyo ngira ngo dusangire twese ni ukwibukiranya, kubera ko ijambo ry'Imana ntirisaza. Aya magambo mushobora kuba mwarayumvise ubushize, cyangwa se mwayumvise ubu, muzakomeza no kuyumva, kubera ko ari ijambo ry'Imana. Tukiri ku isi turarikeneye mu buzima bwa buri munsi. Yohana simuvugaho byinshi, ariko muri bike namuvugaho. Yohana ni umwe mu ntumwa za Yesu. Ikindi kandi Yohana niwe ya ntumwa yavugaga ngo ni umwigishwa wakundwaga. Bishatse kuvuga ngo Yesu yaramukundaga. Kandi ikindi Yohana yisangije ni uko Yohana ari mu bapfuye ba nyuma mu ntumwa za Yesu. Yohana niwe waherukiye abandi bose, niwe waherukiye abandi bose. Ni ukuvuga ngo yapfuye, izindi ntumwa zose zarapfuye. Yohana yanditse ibitabo bigiye bitandukanye, harimo ubutumwa bwiza bwa Yohana, hakabaho n'inzandiko zitatu yanditse, hakabaho n'ibyahishuwe Yohana. Rero yakoze akazi katoroshe. Imana yo mu ijuru ikomeze kumuha umugisha. Hanyuma aya magambo, iki gitabo Yohana, amateka azashaka kuvuga ko yacanditse muri 85 nyuma y'ivuka rya Yesu, cyangwa se nyuma y'urupfu rwa Yesu, hagati ya 85 na 90, umwaka wa 85 n'umwaka wa 90. Hagati aho amateka niko avuga, niko agaragaza ko ari cyo gihe yanditse kino gitabo. Kandi amateka akongera akavuga ko yacandikiye muri Efeso. Murabizi intumwa za Kristo zanyanyagiye hirya no hino ku isi nyuma y'urupfu rwa Yesu, kubera itotezwa rigiye ritandukanye batotezwaga na bene wabo, ndetse n'ubutegetsi bw'Abaroma n'abandi. Hanyuma si icyo tugiye kuvuga, tituri aba teologe, muri bike tuzi nibyo tubabwiye mu bijanye n'amateka, ariko icy'ingenzi gikomeye ni iri jambo ry'Imana twaje kuganira. Riraruta ayo mateka. Twasomye Yohana ibice 3 umurongo wawo wa 34. Haravuga ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeza. Bishatse kuvuga ngo Imana iyo itumye umuntu, iyo ibwiye umuntu ngo ndagutumye, iyo umuntu yakiriye impamagazi y'Imana akemera kwitumikira, Imana izimuha amagambo yayo. Ni ukuvuga ngo Imana tizaza n'amaso ngo tuyibonesha amaso, muhure nayo muramukanye, cyangwa se tumenye ngo iri ahantu runaka tuje kuyiyamirizayo. Oyaye, ahubwo Imana izikoresha abantu, kimwe na Satani nawe azakoresha abantu. Ariko icy'ingenzi ndibanda ku Mana, kuri Kristo. Iyo Imana igutumye, iziguha amagambo yayo, kandi ntizigera umwuka iguhaye, iziguha umwuka wayo wuzuye, kandi umwuka niwe uzi gukoresha. Reka mbabwire impamvu bibiri itandukanye n'ibitabo dusoma bindi by'amahistware n'amageografi n'ibindi bya za shimi n'ibindi. Bibiliya ni uko muri izi nyandiko harimo umwuka w'Imana. Ni umwuka w'Imana uhagaze muri izi nzandiko, cyangwa se muri iyi nyandiko. Bitandukanye n'ibi bitabo bindi. Ibi bitabo bindi yego birimo andi magambo, ariko nta mwuka w'Imana ubirimo. Haba nubwo byo bivuga amagambo meza, ariko nta mwuka w'Imana ubirimo, nta buzima. Ariko izi nyandiko arizo izi ngizi, ziza zishika mu mutima w'umuntu, zigahindura umuntu. Ni ukuvuga ngo si izi nyandiko zimuhinduye gusa, ahubwo ni umwuka w'Imana uri muri iryo jambo, cyangwa se uri muri izi nyandiko.
niyo mpamvu biri ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Imana igutumye iziguha amagambo yayo, mesaje yayo ngo uhe abantu, hanyuma igaguha n'umwuka wayo utageze, itawugeze, itawushiriyeho ikigero runaka, ikawuguha wose. Ngira ngo ayo magambo arumvikanye. Imana ikomeze iduhane umugisha. Icya kabiri, ijambo ry'Imana ryavuze ngo se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Aho Yesu yavugaga ko Imana yamweguriye byose. Kandi reka mbabwire ikintu kimwe, Yesu si umuntu gusa, ahubwo ni Imana yemeye kuba umuntu. Niyo mpamvu yitwa Imana mwana, cyangwa se Imana yigize umuntu, ariko nta tandukaniro rihari, kuko yarivugiye ubwo yaravuga ngo nta tandukaniro ryanje n'Imana, umbonye ababonye Data. Imana kubera urukundo rwayo yemeye kudupfira twebwe abantu, kandi yagize neza. Ni ukuri, niba hari ikintu nubwo utawufite andi mashimwe, ariko ikintu uzaza uhora ushimira Imana ni uko yemeye kwitanga kubw'ibyaha zacu. Ikigira kabiri, Imana yamweguriye byose, niwe nyiri byose, niwe nyiri byose. Bibiliya ibivuga kenshi, unasomye noneho ibyahishuwe Yohana ho hagenda havuga ubutware bwa Kristo ka Dieu supreme. Ikigira gatatu, uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo Yesu yarivuga ngo nije nzira, nije kuri, kandi nije bugingo. Ni ukuvuga ngo nta yindi nzira yo gukatiriza. Idini ryose wowe urimo, kanisa ryose wowe usengeramo, cyangwa se urusengero, aho wowe uteranira hose, niba mutizera Kristo, mutizera Yesu nk'Imana, nta bugingo mufite. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Uwizera, Imana yahaye Yesu ububasha n'ubushobozi n'ubutware kugira ngo abazamwizera bose bazahabwe ubugingo muri we. Niwe wenyine mutanga ubugingo, niwe wenyine uzutanga ubugingo. Ikigira gatatu, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Bishatse kuvuga ngo niba utizeye Kristo ari we Yesu, nta bugingo, nta garanti ufite y'ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buri hamwe gusa, buri muri Kristo Yesu. Ikindi cyongeyeho, umujinya w'Imana uhora ku muntu utizera Yesu. Niyo mpamvu jewe nawe n'abandi bazakurikirana iyi video, twese dutegetswe kwizera Yesu kugira ngo umujinya w'Imana utatubaho. Erega biratangaje kubona Imana yemera gupfira abantu kubw'ibyaha byabo, ariko abantu bakanga kuyizera. Yarivugiye amajambo aravuga ngo, Yesu aravuga ngo yaje mu isi. Ahangaha haba no muri iki gitabo ahatangira ubutumwa bwiza buza butangira buvuga ngo jambo uwo, aha muri Yohana, yari Imana, jambo uwo yabanye n'Imana, nta caremwe cyose kitaremwe nawe, ari we Yesu. Ngo yaje mu isi, isi yanga kumwakira, aza mube, abe baramwanga. Ngo ariko igitangaje ngo nuko abamwemeye ari bo bamwizeye, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Muvandimwe, kwizera Yesu nibyo byonyine, nibwo buryo bwonyine buzaguhesha ubugingo buhoraho. Kandi reka nkubwire ko nyuma y'ubugingo hari ubundi, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ni Pawulo yageragezaga kuvuga abwira abantu iby'umuzuko. Pawulo yagerageje kubwira abantu iby'umuzuko, abona abantu ntibabumva iby'umuzuko. Arababwira ngo iby'umuzuko ntibigomba kubayobera, kubera kuko iyo ikigori batagiteye, ntibishoboka ko icyo kigori covamo ibindi bigori byinshi, cyangwa se cobona ubundi buzima bwiza. Indete muza muyitera rimwe, ariko yeri ikera indete zirenga
30 cyangwa 50 cyangwa 20. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu apfuye ubuzima ntiburangiriye hamwe, nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, kandi ni nabwo bukomeye kuko ubwa hano turama igihe gito, imyaka 70, abagejeje 100 ni bake. Muri ubu buzima kwizera Yesu biguha garanti yo kuzabaho mu buzima bw'ahazaza, kandi n'abatamwizera nabo si uko batazobaho muri ubwo buzima bw'ahazaza, bazobaho ariko muri place itandukanye n'iyacu twabizeye Kristo. Bazobaho bababazwa, bari ahantu habi, bicuza ubuzima bwabo bwose impamvu batizeye Kristo. Bavandimwe, uko ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana ni ukuri. Kwizera Yesu ni ukwishinganisha, ni ukwigirira neza. Nta kintu kirenze gikomeye kirenze Kristo. Yesu niwe buzima, niwe bugingo, niwe kuri. Ushaka ukuri, ukuri kose gukubiye muri Kristo, kandi ijambo ry'Imana rizabikubwira. Hari n'ibindi bitabo biza bimuvuga bikamuhamya kandi atari bibiri ijambo ry'Imana. Ikindi kandi bavandimwe, turi hano cyangwa se turi hano ku isi turi abagenzi. Icyo ngerageje kugisobanura kiragaragara kandi kirumvikana. Abantu kuva muri uyu mwaka ushize twari tuzi, hariho benshi batagihari muri uyu mwaka bakurikiyeho, kandi n'uyu mwaka turawurangiza hari abandi bagiye. Nuko ubuzima nuko, ariko icy'ingenzi ni kimwe, ni ukwizera Yesu. Nunagenda, kuko twese ni lazima tuzopfa, ariko nunagenda ugende warizeye Yesu. Nurama uramane Kristo, ntacyo bitwaye, tibikojeje isoni. Kadusome irindi jambo ry'Imana muri Yohana ibice 13 umurongo waho turahera ku 34. Haravuga ngo ndabaha itegeko risha ngo mukundane kuko nabakunze, mube ariko namwe mukundane. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje, nimukundane. Urukundo rurisobanuye, urukundo ni rwiza, kandi Kristo adutegeka gukundana. Niba twaramwizeye, ahambere nako mbashishikariza kugira ngo bataramwizera mumwizere, abamwizeye mumushikameho, hanyuma twebwe abamwizeye biradusaba ngo dukundane. Nibwo ni naco kimenyetso cyonyine bazotumenyeraho ko turi abigishwa cyangwa se ko twamwizeye, turi abizera Kristo. Dukundane, umuntu akunde mugenzi we, urwango rushire, amahoro atahe, dukundane nk'abavandimwe. Kuko gukundana reka nta muntu wogira icyo aba ngo nuko yakunze undi, ahubwo uwanze undi niwe ugira icyo akora kibi kubera ko yanze mugenzi we. Ikigira gatatu kiravuga ngo Yesu araduha itegeko risha. Ni ukuvuga ngo dusanzwe dufite amategeko kandi ni meza, nta tegeko na rimwe ryugaye mu yo Imana yahaye Mose, ariko Yesu yayavunje mu mategeko abiri: umuntu akunde Imana n'ubugingo n'ubuzima n'ubwenge n'imbaraga n'ubushobozi abukundisha Imana. Hanyuma itegeko rya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ari amategeko yose 10 akubiye muri aya. Turasabwa gukunda Imana n'itegeko, ariko kandi n'irindi tegeko risha: dukundane twebwe ubwacu. Ikindi twasomye, ijambo ry'Imana ryavuze ngo kuko nawe yadukunze. Amabwire ikintu gitangaje kibaho ni ugukunda umuntu utakuzi ariko ukamukunda gusa, ukaba uzi ko umuntu atakunze. Nibwo urukundo Yesu yadukunze. Ni ugukunda umuntu akagukorera amakosa ariko ukanga ukamukunda. Uvuga ngo n'abariya batarakizwa Yesu arabakunda kandi arifuza ko bamwizera. Ubwo ni urukundo. Urukundo ni rwiza kandi nta ciza nk'urukundo. Dukundane kuko Yesu yadukunze. Icyanyuma ngo ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko turi abigishwa be, nidukundana. Abavandimwe, inshuti zanje, abakristo n'abandi mutari abakristo,
mushobora gukurikirana iyi video, nimukundane, mureke dukundane, twirinde amacakubiri, twirinde intonganya za hato na hato, twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyotuma ubona mugenzi wawe nk'umwanzi. Ahubwo nimunakosana uze wibuka kuko gukosa bibaho, mubabarirane, urukundo ruganze. Hari igihe nategereje ejo bundi nsanga isi yaba yari ifite urukundo Kristo adusaba, abantu bubanye amahoro, nta muntu wogize ishari rya mugenzi we. Intambara nyinshi isi ifite zigizwe n'ikintu kimwe, ni ukubura urukundo. Ahanini isi intambara ifite zishingiye ku butaka. Ubutaka aha ni iwacu, wewe si iwanyu, utaha iwanyu, gutyo. Kandi isi ngira abantu, abatuye isi nubwo turi biliyoni 7 ngira ngo, ntabwo turuzura isi. Ahadatuwe niho henshi kuruta ahatuwe. Ndavuga uhereye mu gihugu canje mvukamo muri Kongo, intambara nyinshi dufite uhereye muri Este n'ahandi ni ubutaka. Kandi Kongo nico gihugu gifite ubuso burenze ubw'abantu bazi, budatuwe. Ahatuwe niho hato. Nigera gusuhura iwacu, twarasuraga, twararagiraga inka tukaja ahantu kure. Nigera kugera muri Maniema, ntambutse, abantu bazi Maniema, ntambutse Irwiko, ahantu bita za Kabeya, Kalimwamba n'ahandi, ukagenda icere gati kirekire cyane, nta muntu ubona, nta nzu ubona, kirekire. Ariko ngo aho hantu abantu ko barahagwanira ngo umwe si iwabo undi ngo ni iwabo, kubera kubura urukundo gusa. Kubera kuko umuntu ufitiye urukundo mugenzi wawe ntacyo bitwaye. Murabizi intambara y'Uburusiya na Ukraine, Israel na Palestine, Kongo, izindi ni ibihugu ni byinshi cyane bifite intambara ku isi. Nta kindi, ni ubutaka, ni ukubura ikintu kimwe bita urukundo. Hanyuma muri ibyo bibazo byose bihari, Bibiliya dusaba kugira urukundo, kugira ngo nubwo buri kimwe muri ibyo bihugu mvuze, nuhura nubwo abandi baba bagwana bafejo, ariko nuhura nubwo yo batari uwo mu bwoko bwanyu, mutavuga ururimi rumwe, mudasa, ariko umugaragariza urukundo, nico cyonyine kizotuma batumenya ko turi abigishwa ba Yesu. Hanyuma ndasoje, ariko nsoje mvuga ngo abatarizera Yesu nimumwizere, niwe wenyine uzi utanga ubugingo. Hanyuma bamwizeye dukundane, nico cyonyine abatuye isi bazatumenyeraho ko turi abigishwa be kandi nyakuri. Ijambo ry'Imana rituganze kandi ridufashe mu izina rya Yesu, amen. Reka nsoze nsenga isengesho rigufi, hanyuma Imana ikomeze ibagirire neza. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo, uri uwo kwizerwa ibihe byose, waducunguje amaraso yawe y'igiciro cyinshi tutobonera ikiguzi, ariko kukwizera konyine niko kugushimisha, gutuma utekereza, ukibwira, ukishima ko byari byiza kuducungura. Sabiye abatarakizwa bose kugira ngo ubagirire ubuntu bukomeye babashe gukizwa. Abatarakwizera bakwizere, abasubiye inyuma basubizwemo imbaraga bakugarukire. Hanyuma natwe ukomeze tugirire neza twebwe twese, duhe urukundo uru dusabye kurwo wadukunze. Imitima yacu ikeneye urukundo, kandi urukundo ni rwiza. Bibiliya ivuga ngo ntaco twibashisha, byose tubishobozwa nawe uduha imbaraga. Ndasaba kugira ngo dushoboze gukundana, dukundane urukundo kurwo dusaba. Icyubahiro gikomeze kuba icawe, ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu ngusabye kandi mbyizeye, amen. Mubarikiwe sana.